neza rero nkuko nayo basezeranyije mu kiganiro cy'ubwashize ko tuzakora part 2 y'uyu mu professeur Jianga. Niba utarebye part 1, uyu mu professeur Jianga, mu professeur w'umushinwa ukunda kwiga ibintu bijyanye n'amateka kandi akanayigisha, ahareba ibihugu, akareba amateka yabiranze, akareba igihe aho kiri kuva naho kiri kugana, akaba yakora icyo bita prediction cyangwa se agahanura, bya twita guhanura, cyangwa se akaba yavuga ibizaba ariko mwiteganyagihe, kandi ibyo bintu byanze bikunze biraba. Uyu professeur Jianga rero hano abanyamakuru bari bamutumiye rero bari kumubaza uko intambara izagenda, kandi ibyo yari yaravuze byamaze kuba, bari kumubaza ese bino bintu i prediction yawe wayikoze ugendeye kuki, ibyo byose wavuze wari ugendeye kuki. Professeur Jianga rero nkuko yakomeje kugenda basobanurira, aho twe tugarukiye ubushize yari ari kubasobanurira uburyo ki Iran yapanze kuba yarimbura Hota Desalination cyangwa se kuba yarimburaho ibi bihugu byo mu Barabu, byo mu bigobe by'Abarabu bikura amazi. Iran yapanze kuharimbura, kandi nabwo akaba ari yo mayeri Iran yifashisha mu kuba yazarwanya Amerika ikaba yayitsinda. Nkuko nayo babwiye rero muri icyo gihe mu kiganiro cy'ubwashize bari batarabikora ibyo bintu, ariko kugira ngo umenye ko uyu professeur arenze izi Hota Desalination n'ubundi Amerika yamaze guturitsa za Dubai, Iran yamaze kwangiza Hota Desalination za Dubai. Ni ibyuma biba biyungurura amazi guturuka mu nyanja, kuko abantu Abarabu ntago bagira amazi ari fresh, y'amazi ari naturel, bifashisha amazi avuye mu nyanja bakanyuza mu byuma binini bikayayungurura, bakaba barushaho kubona amazi asa neza. Uyu professeur rero mbere abivuga byari bitaraba, Iran byamaze kubikora. Wowe niba atararebye ikiganiro cya mbere, tera agatebo banze wumva iki, cyangwa se ubanze usubira inyuma nabwo wumva icyabanje. Waha ikaze rero kuri umuburo wacu, kora subscribe, ntiwibagirwe like, igitekerezo cyawe nawe ikiganiro kirangiye ntiwibagirwe kudusangiza, aba ari ingenzi cyane. Kandi ngo bino bihugu byo mu bigobe by'Abarabu cyangwa se bino bihugu by'Abarabu, ubwo nitubivuga ujye wumva harimo Saudi Arabia, akongera akazamo Dubai, akongera akazamo Kuwait, Oman n'ahandi. Ibyo bihugu rero ngo kuva Iran yafunga umuhoro wa Hormuz, n'ubundi ibiryo birenga cyangwa se ibiryo byajyaga muri ibyo bihugu 90% ntago bikijya muri ibyo bihugu. Bivuze ngo muri iyi minsi nyine, cyangwa se kuva Iran yafunga uwo muhoro wa Hormuz, ibihugu by'Abarabu biri kugenda bigana ku gihe cy'inzara, cyangwa se biri kugenda bigorwa. Kandi nanone ikiganiro cy'ubutanda ashaka kuzabakorera ese ni ihe mpamvu Amerika itera Iran nayo igatera Abarabu. Ibyo nacyo ni ikintu cy'ingenzi ukwiriye kumenya niba ukurikirana ibintu by'intambara, niba ukurikirana amateka y'intambara n'amateka y'ibihugu byombi. Ni ikintu ukwiye kumenya impamvu Amerika itera Iran nayo igahindukira igatera Umwarabu. Ese ni iyihe mpamvu kuki Iran idasubiza Amerika? Ibyo nabyo nibyo dukwiriye kuganiraho ku kiganiro cy'ubukurikiye. Professeur rero nawe yakomeje kugenda avuga ngo by'Abarabu Iran ikishaka cyangwa se ikiri gukora gishobora kuba cyarimbura burundu ibihugu by'Abarabu, bikagorwa bikajya mu mazi abira cyane. Ubundi ibihugu by'Abarabu biba byarasezeranye na Amerika, kuko Amerika ikabirinda ibihugu nabyo bigacuruza peteroli yabyo mu madolari, aricyo bita petrodollar. Niyo mpamvu ubona Iran itera Amerika itera Iran nayo igatera ibihugu by'Abarabu. Ibihugu biba bifitanye amasezerano akomeye cyane bikagirana na Amerika, nuko bagirana deal yuko peteroli yabo igomba gucuruzwa mu idolari. Ugiye kuvuga ngo ngiye kuri gas station nishyura amanyarwanda cyangwa se nishyura nandi, acyo nakubwira cyo menya ko ababa bayiranguye bayirangura mu madolari, ayo baba bafite ayariyo yose bagomba kuyirangura mu madolari. Iyo niyo deal umunyamerika yagiranye n'Umwarabu kugira ngo aba Barabu nabo iyo bamaze kubona iyo dolari
barahindukira bagashora imari zabo muri Amerika, aribyo bituma Amerika irushaho gutera imbere. Iyo bamaze gucuruza iryo dolari baricuruje muri peteroli zabo, nyine umva ko bari suppose gucuruza peteroli yabo mu madolari ya Amerika. Iryo dolari rero iyo barifashe nabo abenshi bashora imari zabo muri Amerika, Amerika nayo igatera imbere muri ubwo buryo. Umufiseri rero yakomeje kugenda avuga ngo icyo Iran ishigaje gukora, ngo urabona muri ibi bihugu by'Abarabu, abanyamerika, ibigo bikomeye by'abanyamerika, abashoramari bakomeye b'abanyamerika bari barabishoyemo imari, bari barabishoyemo imari cyangwa se barashoyemo zino database za AI, artificial intelligence, kuko abanyamerika bari baramaze, cyangwa se abashoramari bo muri Amerika bari baramaze kubona ko byanze bikunze ibi bihugu by'Abarabu ariho ejo hazaza h'isi. Niho bari barahereye rero bashora imari muri ibi bihugu by'Abarabu, cyangwa se mu bigo by'Abarabu. Nicyo bashingiyeho bashoramo imari z'ibijyanye na artificial intelligence. Ibigo bikomeye nka Amazon cyangwa se n'ibindi bigo bihambaye bamaze imyaka bari kubaka data centers muri ibihugu by'Abarabu, kuko ngo babonaga ibi bihugu by'Abarabu ari byo bihugu bifite ejo hazaza kandi hatekanye, nka Amazon cyangwa se Microsoft n'ibindi bigo bikomeye ngo byagiye byubaka izi data centers, cyangwa se bishyira amakabure ya insinga zabo nyine zigemura aya makonegisiyo gukonekta data centers zabo munsi y'inyanja z'Abarabu, cyane cyane nko mu nyanja y'umutuku no muri uwo muhora twavugaga wa Hormuz. Kandi Iran izawufunga, kandi no muri ubu ngubu yamaze kuwufunga. Ibyo byose rero bikaba birushaho kwereka abantu abakire bashoye imari zabo muri bihugu by'Abarabu ko nta mutekano ugihari. Ibyo byose bikaba biri guhombya Amerika ku rwego ruri hejuru cyane. Amerika ibyo iri kugenda ibihomberamo cyane. Iran rero nikomeza kugenda irasa muri ibi bihugu by'Abarabu, nuko yakomeje kugenda ibikora, iri kugenda irasa ku nganda z'ibikomoka kuri peteroli. Ibyo birakomeza kugenda bihombya Abarabu, ubukungu bwabo nibumara kujya hasi cyane 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 ko n'ubungubu n'ingendo z'indege zitari kugenda cyane. Ibyo byose rero niko bigenda bikubita Umwarabu hasi, akagenda nawe uko ubukene bumufata niko arushaho nawe kudashora muri za nganda, cyangwa se muri bya bintu, muri za artificial intelligence abakire bazanye mu bihugu byabo. Ibyo bikagenda bisubiza hasi Amerika. Noneho kugira ngo nabyumve neza ubundi ahantu Iran ibera mbi, izi database cyangwa se database center ya Amazon hari muri Dubai Iran yamaze kuyirasa. Ibyo byose bigenda bisubiza hasi ubukungu bw'Abarabu, nabo nyine uko nayo mumaze kukubwira, nabo ntago bagishora muri za database center za Amerika cyangwa se bya bigo bya Amerika. Ibyo byose rero bikugenda bisubiza hasi ishoramari rya miliyari Amerika iba yaragiye ikora muri ibi bihugu. Professor rero bakomeje kugenda bamubaza bati se ninde muri ibi bihugu bibiri yaba Amerika na Iran, ninde ubona azashirirwa mbere cyangwa se uzayamanika mbere? Professor rero nawe akomeza kugenda basubiza ati muri iyi minsi Iran iri kugenda irasa amamisire cyangwa se ibisasu biguza amafaranga makeya. Amerika nayo ikagenda igura ikagenda irasa ibisasu cyangwa se amamisire n'ama interceptors ajya kuzimya bya bisasu ya Iran yarashe Israel. Amerika iri kurinda ikirere cya Israel n'ikirere cy'ibihugu by'Abarabu. Amerika iri kurasa ibisasu bihenze cyane kurusha ibya Iran. Iran iri kurasa ibisasu bya makeya n'utudrone twa makeya, ugasanga Amerika yoheje nka interceptor iguze icyo gisasu ikanakirenza cyangwa se yikubye nk'inshuro 10. Urumva ko Amerika yo ibisasu byayo ko ni kwizwi nk'igihugu kirenze bifite n'ibisasu bihenze. So rero Iran irarasa kasasu gatoya, Amerika kajya gukarashisha
igisasu kirenze cyane. Mu video y'ubwashize yageze kugaragara aho Iran yarashe igisasu cyo mu bwoko bwa ballistic missile. Ni igisasu bavuga ngo cyo gikoze mu bwoko bwa ballistic missile. Kimwe Amerika nayo yohereza ibisasu cyangwa se ama interceptors ajya kukizimya icyo gisasu agera mu interceptors 11. Izo interceptors zose rero itangaje cyaje kubaho, kandi izo interceptors ziba zihenze cyane. Itangaje cyaje kubaho nuko zayihushije iyo ballistic missile nundi ikarangira iyo missile ya Iran irashe muri Israel. Urumva rero niba iyo ballistic missile ya Iran yari guza amafaranga make cyane, bavuga ko igisasu kimwe muri ibyo bya interceptors Amerika yari yohereje kimwe cyari gihagaze agaciro ka miliyoni zigera muri 2 cyangwa se zirenga 2 z'amadolari ya Amerika. Ubwo zose ukahita kubona inshuro 11 kandi zahoshije igisasu nacyo icyo gisasu kitanahenze, ukahita wumva uburyo ki Amerika rero iri guhomba. Uyu profeseri rero Jiang yakomeje avuga ngo iyi niyo mpamvu bayise intambara cyangwa se niyo mpamvu yayise intambara yo kunanizanya, kuko ku ruhande rwa Amerika iri kurasa cyangwa se iri kurekura missile zijya kuzimya ibisasu bya Iran bihenze cyane. Iran nayo kumbe iri kwirasira udusasu twa make cyane, bigatuma rero Amerika ishirwa, dore ko ngo nta n'intwaro zirenze ifite mu bubiko, ko buri Amerika ngo yakanzise cyane ku bintu bijyanye n'izina gutinyisha abantu ko bafite intwaro zihenze ariko atari nyinshi. Kandi nawe urabizi igihe cyose uguze intwaro zihenze ziba ari na nkeya. Aribyo na profeseri yakomeje kugenda avuga ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika zubatse igisirikare cyabo ku kintu kijyanye ngo n'intambara z'ubutita, ku gihe cy'intambara z'ubutita, aho igisirikare cyemezaga ikindi ngo twe twaguze izi ntwaro zihenze, bita mu kugura intwaro zihenze kugira ngo batinyisha abandi, bereka abandi ko baguze intwaro zihenze. Mu by'ukuri iyo ntambara y'ubutita rero ikaba itahura n'intambara yo kuri tere. Bamenyereye kurwana intambara z'ubutita mu gihe cya kera, gihe bari bahanganye n'Abasoviete, aho umwe yageraga ku kwezi akavuga ngo ninde watanze undi kugera ku kwezi. Uwagaragaye bwa mbere wageze ku kwezi akaba ari we muntu wagiye gutinya, akaba ugira igitinyiro. Undi akongera ati ngiye nakoze igisasu kirenze, uwo ngo nawe agagira igitinyiro. Ni ukuvuga ngo yari intambara yo gutinyisha ibyo ufite cyangwa se yo kwirata imbaraga ufite, ariko atari kujya kuri tere. Profeseri yakomeje kugenda agira ati Amerika igisirikare cyabo si gikomeye ku buryo cyarwaye intambara z'uyu munsi wa none. Igisirikare cyabo ni igisirikare cyubatse systeme ya kera, systeme yo kurwanisha icyubahiro, abantu bakagutinya mu by'ukuri batarabona aho urwana, kubera ko wazi ko ngufite ibi ngibi umuntu akaba yagutinya muri ubwo buryo. Yumve neza, Secretary of War wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamwita Peter Hexon. Uwo musekreteri yaje mu abanyamakuru baramubajije ati ese Amerika izagira aho ngaho ereke gutera Iran ibinyujije mu bindi bihugu, cyangwa se ereke kwitera ibinyujije mu kirere, mugeraho mushyira ingabo zanyu ku butaka zinjire mu gihugu cya Iran? Umusekreteri rero yarabasubije ati ibyo birashoboka rwose, igihe kizagera twe twashyira ingabo ku butaka ubundi zinjire mu gihugu cya Iran, rwose ni ibintu bishoboka. Dore ko nyine bitanashoboka ko ufata igihugu cyangwa se igihugu umuyobozi mukuraho uciye mu kirere, kubera ko barasiye mu kirere. Gufata igihugu ni ibintu bisaba kugira ngo uce ku butaka, umuyobozi umuvaneho, cyangwa se usige urimbuye systeme y'igihugu, cyangwa se usige ushyizeho systeme yawe. Ngayo nguko rero ibyo profeseri yavuze ni byinshi. Ku bantu batamuzi, bamwita Professor Jiang, ni umuprofeseri w'umushinwa. Yavuze ibintu byinshi, wamukurikirana no ku mbuga ziwe, akunda gukora ama prediction menshi cyane, aba ari muri class ari kwigisha, ari nabyo yigisha, aho akunda kwigisha ku bintu by'intambara cyane bya Amerika. Waza gusura imbuga ze rero kugira ngo umenye ibirenzeho yavuze. Yavuze ibintu byinshi ku buryo tutabivuga hano ngo tupfe kubirangiza.
Mwakoze rero kubana nanjye, nugenda udakoze subscribe, ahantu wageze na ahanyaho, ukande kunzogera, ukande kuri like na comment cyane wibagiwe kuyidusangiza. Ciao ciao, na muri video z'ubutaha. Ndabakunda cyane.